ruhande ruhagararira abahanzi. So ndavuga ko ari ngiye mu hosta kuruzamuri. So ngiye uzahamagara abahanzi, ngiye uzagenda ukurikirana how umuhanzi ari buze akurikirana. So harimo Melissa azaririmba indirimbo imwe dufitanye, harimo n'abandi muri ubwo buryo. Guma twagiyemo na Davis, site zose twaririmbyeho twari turi kumwe, nige namutwariraga ababyinnye, nige namufashaga muri byose, ndetse n'umushahara babahaganiye kanaraburengeje kuri sponsor namuhaga. Ni umusore rero utajya ucika intege. Bernard yabivuze ni manager. Ndabashimira kuba mwitabiriye, kubona benshi cyane, benshi tuziranye bagiye batandukanye, sinabavuga bose ngo mbarangize, ariko ikintu cya mbere mbashimira ni support yanyu. Kuba muri hano ni iby'agaciro cyane, mushyigikira kugira ngo mbashe gukora kino gitaramo neza, Champion Festival kigende neza. Ndabashimiye cyane. Icyo nababwira kindi, turi hano, turi abantu batandukanye, wenda nabanza nkabababwira then tukabona gukomeza. Ku ruhande rubanza hari manager wanjye bamwita Bagenzi Bernard. Yes, uruhande rukurikira hari uhagarariye Primus. Yes, akaba yitwa Sheila, aturuka muri Primus, niwe waje uhagarariye Primus muri kano kanya. Ku ruhande rukurikira hari Dani nanone muramuzi, ni umuraperi twabanye muri Crypto, na n'ubu turacyakorana, ni nawe turi kumwe muri ku ruhande ruhagararira abahanzi bose muri rusange, bandi bazamufasha. Ku ruhande rukurikira rero hari Nastisi. Yes, there is my brother here called Nastisi, so he came to be with us on this event on 29th November. So welcome, my brother. How's it going? Kigali is amazing, man. It's great. Thank you for having me here. Thank you for booking me for the show. Thank you for welcoming me also. Yeah, no, Kigali is always great to me. Yes, thank you, man. Hano dukomeje turi kumwe n'uhagarariye hoteli yitwa Nasi, nawe ari mu bo turi gukorana kano kanya. And then ku rundi ruhande dufite Zuba, nk'umuntu ugiye kuyobora kino gikorwa kano kanya. So ndumva ari ibyo muri make, ndumva ari ibyo ngibyo tubaye tuvuze, and then dukomeze n'ibindi. Yes. Nakoze cyane Davis D, kandi nakoze kumfasha mu kazi keza cyane, aratuyoboye ndetse n'abantu basangiye uru rugendo dutegura iyi festival. So dukomeza rero, ndagiye kubaha umwanya wo kubaza ibibazo byanyu uko nabivuze, kugira ngo twubahe amasaha yanyu kandi n'abahanzi bacu. Ndasaba ko buri muntu wese ahina amagambo ye uko bishobotse byose, kugira ngo dushobore gusubiza mu minota itarenze 2 buri kibazo. So hagize umuntu washaka kudutangira yazamura ukuboko tugaheraho. Yes, hari imbere. Ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni icyo ngiye kongeraho. Turahera ku bibazo bine, ariko please tugerageze gusummarize bishoboka abantu 4 ba mbere, then dufate n'indi session. Kose, janvier,
nshaka kubanza gushimira Davis kuri iki gitaramo. Si benshi bamaze imyaka bica mu muziki bakemeza ko konseri n'iyo gutarama n'abakunzi babo. Nabuze ndeba kuri afishe mbona abahanzi barenga 12 bibaza mu bijyanye na kuri stage mu cy'amasaha ari atandukwa nk'aho uzabikora gute kugira ngo abahanzi bose babashe kuririmba bibaza kuri stage kuko ibyo baruteguye. Hanyuma kuri Dani umwaka ushize wakoze konseri ya Bite kuri muri konseri ya Davis. Murakoze ku kibazo cyiza, ibintu byinshi cyane biteganya. Hari amatike menshi turimo turatanga, kuri social media cyangwa page zacu ya Instagram na Facebook dufatanyije na Davis D. Hari challenge igeze gukora yifotoje ifoto ukuntu, iyo challenge twarayigaruye, ariko noneho urayifotoza ufashe Primus ukagira amahirwe yo kubona tike yo kuzaza muri konseri, ariko ukagira amahirwe yo kuzifotoza na Davis D kuri konseri. Ariko Davis D nawe afite tuba mu bubari n'ama night clubs atandukanye, so umuntu wese azagenda agasanga arimo kunywa Primus nawe azahabwa itike yo kuza muri konseri. Murakoze. Harimo n'abibaza ko ari Rwanda harimo n'abibaza ko ari Rwanda basa ushize Russia yakoze konseri y'imyaka 10 y'aba Rwanda basa bagiye kuziza imyaka 10 niwe ndetse Rwanda basa dutegereze turebe. Birashoboka. Murakoze. Ku kijyanye n'icyo wambajije, umwaka ushize nakoze konseri kuko mwanamfasha reka mbona no kubashimira, ariko this time twaje gushyigikira umuvandimwe n'ubundi nanjye mu gihe cyashize, kandi ntabwo nabwiye muri official ariko ndahari nabaga muri Incredible ntabwo ari Davis abereye manager kugeza ubu official, ariko nanjye n'umuntu wambaye hafi ubuzima bwanjye bwose, n'umuntu wambaye indirimbo yanjye ya mbere video niyo navuga ko ugomba kuhaba. So ku bijyanye na konseri yanjye byo ku nshuro ntabwo nagira icyo bitangazaho, ariko mushobora kubona amakuru ayo meza gusa n'umwaka w'ubu ufokasinga kuri show ya Davis kugira ngo igende neza, abakomisha muri rusange. kuri stage Yes, kuri stage navuga ko ni anniversaire y'imyaka 10, icyo kizaba buri muntu wese uri hariya kumfashamo. So umubare mwinshi w'abahanzi rero ntabwo uteye ikibazo, ahubwo wenda nkubwiye ukuntu bizagenda kuko wabisabye. Hari abo nzakira kuri stage bakaza tukaririmbana indirimbo twakoranye, harimo bamwe na bamwe muri bo, abenshi nabo twakoranye, harimo Melissa, harimo Bulldog na Bushari, harimo Dani nanone, harimo Toxic dufitanye indirimbo. So kumva abo ni abantu bazajya bagenda baza bamfasha kuri stage. So ndavuga ko ari ngiye mu host kuruza muri, so ngewe uzahamagara abahanzi, ni ngewe uzagenda ukurikirana how umuhanzi ari buze akurikirana. So harimo nka Melissa azaririmba indirimbo imwe dufitanye, harimo n'abandi. Muri ubwo buryo nibwo ahanini isaha nyinshi cyangwa igihe kinini kizashira muri kubona Davis yakira abandi bahanzi. So ubwo buryo twabiteguyemo kugira ngo nanone umwanya nyine nko kuri kubivuga uzagenda neza, bazabashe kwishima. Yes, murakoze. Mbere y'uko nakira ikibazo cya kabiri, reka mfashe umushyitsi wacu kugira ngo tutamusiga mu kiganiro nawe amenye ibintu biri kugenda. So Nasisi, just to bring you up to speed, we're basically discussing how he intends on managing the stage. The lineup is full of 10+ artists, so they're curious to know, given the short time constraint, how he envisions that being carried out. And he explained that given that a lot of them are artists that he has features with, it's a matter of collaborating. So majority of what you're going to see is him performing and calling out his, comrades onto the stage to bring on the energy. Yeah. So, twakwakira ikibazo cya kabiri. Murakoze. Nitwa Ararize ikibazo cyanjye ni ikibazo manager cy'ingazi Davis. Kuri Bernard, Prince abisabye ibibazo
muri kariya yiwe by'umwihariko urimo batangiranye nawe. So Davis umuntu muri imyaka 10 n'abagenzi ari umuntu woroshye gukorana nawe SST maybe byari byo ko bitari kumwe ariko Davis ni umuntu usobanutse muri iyo myaka 10 kuko abandi bahanzi bari basanye mu myanya ma rebels no mu mwaka bakagenda ariko Steve ndacyari kubakorana Davis ni usobanutse mu banyarwanda by'umwihariko abandi n'abatangazaho byinshi ku buryo mwabanye n'uburyo mukoramo. Davis ni mu ntoki. Second question kuri Davis Davis umusogeti na years ni career ariko ni career yawe usobanura ni career umusogeti n'iki most umusogeti cy'imo 10 years I think natangira na Davis tukaza kumva perspective ya manager. So Davis, let me start with you. Urebye imyaka 10 ngenda ndikwizihizamo nibyo nagezeho ni iyo success. Imyaka 10 natangiye nta mufana n'umwe ngira ariko ubu ngubu mfite abafana igihugu cyose, mfite abafana ku isi yose. Iyo ni achievement nini cyane. So natangiriye kuri rimwe, ubu sinzi umubare w'abafana ngeze, maybe it's millions y'abantu bagiye batandukanye baturuka hirya no hino. So rero ntabwo ibyo ari ibintu byo kurenza amaso. Ibyo byose byabaye bikagenda binyubaka gutyo, abo bantu bakeneye kubona icyo nagezeho, icyo bafite, icyo nanjye nifuza kubasangiza. So muri niyo myaka 10 navuga experience irimo cyane, ni igikumbiro cy'abantu nabonye biragoye. Ntabwo ari wese bijya abashe kubona abantu bangana gutya. Rero nicyo ndi kwishimira ko abantu bazeba nicyo kigiye murakoze. Murakoze cyane Davis. Now we have manager. Davis navuga imyaka 10 namubonye nk'uko ari umuntu uzifatariza. Vuga ko mu bahanzi bo mu Rwanda nigize nkorana nabo nta muntu sinava mu ntagira ubwoba ariko ni umuntu iyo avuze ngo agiye gukora ikintu aragikora. So nk'uko muzabona muri concert ko bizaba ari muri ibyo bintu nyine Davis akozemo. Ni umuntu udatinya kuvuga ngo duke ko stage abandi wenda baca hano kutugiye ntaturuka mu kirere ndi kumanuka. So ibintu byinshi maze kubona afite kandi niga ko muzabona muri concert. So Nasty, just to bring up to speed, the question was to Davis about what he's celebrating in these 10 years. The festival is targeted to celebrating 10 years of him being in the music industry. So for him, it's a journey of starting with 0 fans, and now your music has gone international, it's gone global. So that's a lot of effort and hard work that goes into that, so that people can get to a point where they're a fan of your music. And his manager echoed that, saying that he's one of those people that's very committed. When he says something, he does it and he will follow through. And that's what's been imminent over the past 10 years. All right. Tubaze abadukurikira? Yes. Thank you, Wifuza, for Rwanda, last DC. You said you are leaving tomorrow. Then when will you be back? Because the concert is on 29 November. So another question is, are you planning to do more with our boy? Another question is, what inspired you to perform with the Shine Boy? Thank you. Okay, question 1. I had to go back home for a little bit, then go to Nigeria. I have a lot of things I have to do, some personal, some work stuff. So I'll be back as soon as I'm available to come back. When I have no idea, like I said, I have a lot of work and personal stuff. So when I will be back, I will be here for the show. I don't think it really matters how long I'm here before the show. Second one, what was the second one again? Oh yeah, I'm definitely open to it. We hadn't planned or talked anything about anything of that nature, but yeah, I'm definitely open to it. And then the third one was what inspired me to perform.
I've never heard that kind of question before. I will say, I love being in Rwanda, I love being in Kigali. They always welcome me with open arms, they always show me a good time. So anytime I get a request to come perform out here, we always clear that date out of our calendar if there wasn't anything there in the first place, before we even start talking about logistics and stuff like that. So I just love performing here, period. You know, but then obviously as the talks go on, they give us more and more incentive to make sure that we make it. Another question is your favorite artist here in Rwanda. If you know it. Please say that one more time, just a little bit slower. Your My favorite artist. I don't know if I have one yet. If I'm being honest with you, I don't want to lie to you. I don't know if I have one yet. The music is great, it's amazing. I haven't found anything that I locked onto it and I was like, oh yeah, I relate to this. You know what I mean? Yeah. Thank you, Nasty. Ikibazo gikurikira. Yes, murakoze bikomeye Jason icyo mufite cyo mubibisi biranisha kugira mushimire kuri iki gikorwa wakoze cyangwa se mushimire kubera ko ibyo bintu wakoze ntabwo bikorwa na buri wari wese ubonetse mu minsi yashize byavuzwe yuko wari guhamagara witwa Victor n'umuhanzi uri kugufasha muri kino gitondo cye cy'imyaka 10 ugiye kumara muri idasanzwe y'u Rwanda ariko ntabwo twamenye impamvu niko byagenze gute icyo ni icya mbere. Icya kabiri nshaka kubaza manager wa Rwanda cyangwa kubaza aho umuhanzi ujya tubaza ko gushyira n'ingufu cyane witwa Scott ese yaba ari muri management yawe murakoze cyane. Yes, ibya Victor, so ni nk'uko imishinga nyine igenda ihindagurika, so nta gitangaza muba kirimo cyane, as long as twacirinze ikintu twagomba kuciringa. So Victor yabaye ari muri tournée, ubu azaba ari muri tournée muri Canada, nayo yagombaga kuba hamwe natwe ariko ntabwo byamukundira. So ariko niba twaragiranye ibiganiro nta kibazo gihari, ni na next time yaza. Ubu ngubu dufite my brother here Nasty kuruta ibyarangiye dufokasinga ku byamekanye. Yes. Tujya kuri manager and then ndaza gufata ikibazo cya nyuma ko abahanzi bacu bafite izindi commitment bagomba kubahiriza, twumve ijambo ry'abaterankunga n'umusozi. Murakoze. Manager B. Wowe nasuzugura ikibazo cyangwa ikintu ariko ni kumva kuba kuri Ararize mu gutanga cya Davis turakorana ariko ntabwo biri ngombwa cyane cyane ko dufite igihe gito cyo kuexperience zameze. Murakoze cyane manager. Ndafata ikibazo cya nyuma tugana ku musozo. One last one. You wanna go again? Umuntu utabajije ngiye kumuha chance before nyiha. Okay? Nta kibazo. Kuri Davis izina ry'umunsi izina ry'umunsi kubazaho Davis igitaramo cya gifite 29 ariko ndagira ndashaka kumenya niba ari indirimbo ugiye gusohora muri mbere y'uko tugera muri hari ikindi kintu uri guteganya before yaba akora bihari cyangwa se ibindi bizasohoka. Nyuma kuri Dani nanone urateganya iki nyuma y'imyaka nawe uri muri ino industry, bari pariki uzategura ukatugezaho cyangwa ukadukorera isabukuru yawe y'imyaka uzabwiza nawe muri industry. Kuri Primus turabaterankunga cyane cyane imyidagaduro, hagiye ushajyanye tuwo ya iwacu wa muzika mwanasponsorinze cyane ikindi gikorwa mugiye guteganya muri uno mwaka uri kurata aba concert yaba isoza umwaka cyangwa se igihe cyose. Murakoze. Murakoze. Njyewe ntabwo navuga ko wenda nteganya igitaramo
cyo kwizihiza imyaka maze mu muziki kubera ko byansaba gukora ibibazo maze imyaka myinshi ariko mwavuze no ku gitaramo barishimye n'ubu ngubu rero ntabwo nashidikanya ku gitaramo kizaza n'icyo natangaza amafaranga n'itariki ariko rwose ibitaramo birahari byinshi kandi imiziki myinshi irahari myiza ibitaramo byinshi birahari tuzahuriramo kabisa kandi bategura ibijyanye n'imyaka myinshi cyane. Mwakoze kuri Primusi iki nicyo gitaramo cyacu gisoza umwaka. Davis Mwenge. Nakibagiwe wasubira. Yes, indirimbo hariyo maze gusohora imaze iminsi nk'itatu yitwa Roro, ariko of course indirimbo ntabwo ziba zihagaze kuko navuga ko umuntu amaze kuba uruganda nyine ruproducinga hari imishinga myinshi nk'uko brother wanjye hano yabibabwiye na STC, ubwo hari ibintu byinshi tubafitiye ibyiza biri imbere, icyo navuga ande n'uburyo tuzagenda tubigaragaza nibyo bitera ahanini n'amatsiko abakunzi bacu cyangwa abandi bantu badukurikira muri rusange. Abahanzi bandi ku mpamvu batagaragaye twari kuba dufite umurongo wera hariya ukagera hariya, ariko si n'icyo ngicyo gusa, harimo n'abafite ibitaramo nka Toxic ari muri Canada, Ruti ari mu Bubiligi, DJ Manu ari muri Kenya, Nerigabo ari muri Access, so bagiye bari mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. So mu by'ukuri nk'umuvandimwe wanjye numva nagomba ko ahagararira Dani ahagarariye buri muhanzi wese uzamfasha nubwo nk'uko twabiteguye. Murakoze cyane. So Nancy, you've just been talking about the upcoming show and wondering if Davis is planning to release something new before the show, just to hype people up. He just released a song about 3 days ago, so that's still up and coming, and there's plenty more surprises in store. But we understand that you also have a commitment as well, so to honor your time commitment and your time with us, we're just going to conclude, and I'll get all your closing remarks. Before we do conclude, I'm going to give a closing word to our sponsors. Mbere yuko dusoza ngiye guha ijambo abasponsa bacu twicaranye, harimo M Hotel, harimo na Primus. So before we close, ngiye kubaha ijambo batubwire icyo bateganya cyangwa icyo twategereza kubona mu bufatanye bwabo dutegura iyi festival nziza. Hello everyone. It's a very M So we are pleased to welcome Davis D and have a partnership with him. Twishimiye gukorana nawe muri event ye afite for 10 years ari celebrating now. We are really glad to be working with you, and we are loving the commitment we are having together, and we are wishing to have more and more, and good luck for your event, and thank you for choosing us. Yes, murakoze. Nk'uko muri Primus tubizi ko ari brand ihora ifasha mu myidagaduro cyangwa se iripazo imyidagaduro. Turashaka gushima Davis kuba yaratugiriye icyizere cyo kumusponsoringa muri iyi event bijyanye na campaign dufite yitwa Primus duha vibe, duhora dutanga vibe ku banyarwanda bose. Hakaba hari just a small gift by gifting us to see. So we had a we wanted to give you a token of appreciation. Yes, we have a gift for you. So we have a side bag, and these ornaments is I wish it's a gift I want to give you for this time we give us. So I'd love to give you this gift. So if there's someone here who can take us the pictures, so you can catch it anytime, but the gift is now for Nasty. Thank you. Nasty,
Yeah, I wish I understood most of the stuff that was said. Thank you for saying what you had to say in English. That meant a lot. Yeah, but jokes aside, thank you guys all for having me here. Thank you for being so welcoming. I'm looking forward to the show. Yeah, congratulations on everything. Yeah, something you've been doing a lot and working a lot, and yeah, you deserve everything that's coming your way. Thank you so much. Yeah, absolutely. And thank you for the gift too. It means a lot. Yes. Thank you. Alright. Hari umuntu uri special cyane muri audience rero. There's a very special person who wants to close us out, Nasty. So in the audience with us, turi kumwe na Papa wa Davis, waje gufata mu mugongo umuhungu we kabisa bwamuha amashyi menshi. So Nasty, the last closing word is from someone who is very important to Davis, and that's none other than his dad. So we're going to hand over to Papa Davis kugira ngo asoze iki gikorwa. Murakoze. Uriya musore wizihiza imyaka 10 umuziki we twarawutangiranye, bigenda bitugora tugeze ku ntambwe ikomeye cyane. Nanjye tumva tumwe mu bantu bishimye mbereye ku kuntu twagiye tuvuga cyane tuvunika. Njya mbwira abahanzi, umuhanzi yasohora indirimbo imwe akavuga ati namenyekanye, ariko burya igihe kiba kitaragera. Igihe umuhanzi kugira ngo agere ku gihe nk'iki aba yaravunitse kenshi cyane. Abo twagendaga turirimba ntitwishyurwe, abo twaririmbaga tukabura abatwakira neza, abo twaririmbaga bikarangira bigeze kure, tukagenda ibintu byinshi cyane. Wenda tuzabishimira Imana niyo nkuru cyane kuri uriya munsi, ariko reka nshimire Bralirwa cyane yemeye gufata Davis ikayemera kumutera inkunga muri iki gitaramo. Guma twagiyemo na Davis, site zose twaririmbyeho twari turi kumwe. Nige namutwariraga ababyinnyi, nige namufashaga muri byose, ndetse n'umushahara babahaganiye kanaraburengeje muri sponsor namuhaga. Ni umusore rero utajya ucika intege. Bernard yabivuze ni manager, ariko bose sa nk'ubamanaginga nkabaha inama. Nige mbafasha, ariko na Bernard nawe bashimire, ni umugabo mwiza nawe utacuka utaruka, arafayitinga cyane, ariko cyane Davis ntacika intege rwose. Ndagira umushimire pe, kandi shimire n'abanyamakuru mwamubaye hafi. Abantu bakagirana ibibazo n'abanyamakuru, Davis ntiyagirana ibibazo n'abanyamakuru kugeza kuri imyaka 10. Ubumve bashyamiranye, ubumve bagize gute, kandi nubwo yabaye umusitari, nanjye ndagira gushimira ko inama zose namuhaga yazumvaga, ari nazo zimugejeje kuri uyu mwanya. Arubaha, arumvira, agenda mu nzira zose mutegetse. Iyo mubwiye ngo ikora iki ntagikora. Ntabwo yashyize ubusitani imbere, yashyize kumvira ababyeyi imbere, ari nacyo kimugejeje ahangaha. Ndabimushimiye cyane, kandi mubwira ko ibyiza biri imbere. Nyuma y'iki gitaramo nzamubwira ibindi nzamuha bizamugeza kure. Namufashije kuri byose nk'uko umubyeyi yakwishyurira umwana kaminuza. Iyi rero ni intango, ibyiza biri imbere, kandi ndumva bashimiye rwose. Kandi shimira Bernard cy'umwihariko aho mugejeje, nama abanyamakuru atabafite nta kintu yageraho. Bralirwa ndabashimiye ko mwahaye izina Davis, kandi uzakomeze gutera imbere. Kandi ndagira ngo mbabwire ko nanjye ndirengeje Bralirwa, tumwe mu basharehoda ba Bralirwa. Arakoze cyane mubyeyi wacu. Nasty to encapsulate this beautiful speech. His father thanks, number one, his sponsors who've been at the forefront of ensuring that he has everything he needs to pursue his performances. Thanking his manager, who's been very resilient, very forthcoming in all the work they do. He did joke that even though he has a manager, he manages all of them. But he did thank Davis as well for being a very resilient young man, very respectful. He's like, regardless of him being a celebrity, he still listened to his parents' advice, which is what has pushed him even further in his career, because that has been there almost all the performances, dragging his artists around. Those who have paid, those who haven't paid, they've been through it all those 10 years, but he's just excited and proud to see him reach the stage and be able to be celebrated and recognized as he should be.
So with that being said, there's no other person that could close this better than Papa Davis D. Mwese turabashimiye umwanya wanyu, turabashimiye ibibazo byanyu tubajije, kandi twizera ko mwese tuzababona muri iki gitaramo, kandi muzaza kwizihiza imyaka 10. Imyaka 10 ntabwo ari imyaka mikeya. So Davis D tuzaze turi benshi, tumufate mu mugongo, tumuhe iyo support kugira ngo umuziki nyarwanda ukomeze kuzamuka, nuko natwe mu rugo twizihiza tukawumva tukanawuteza imbere. So nimba hari ikintu mukuye hano uyu munsi ni ukuza mukitabira, cyane cyane mugaha support aba artists bacu. So reka nshimire sponsors bacu, nshimira manager, nshimira na CC, Danny na Davis na M Hotel kuba batwakiriye kandi namwe mbashima. Turafata ifoto y'urwibutso ubundi turekura abahanzi bacu bafite commitment zindi. So Davis and Nasty, we're going to take a quick photo. Papa Davis. Thank you, sponsors, Nade Vizina and STC. STC and Davis. We have 2 minutes. Thank you. Kigali protocol, STC Davis. Family